mwizera kandi mpamanya n'umutima wanjye ko nta mwana namwiyumvishemo nta kibazo nta sitani naraye nicyo hasi wambwirwa n'isi mbega nushaka no kumbwira aho waraye uriya muntu simushaka mu rugo rwanjye nubwo ukomeza kubimpata simushaka mu rugo rwanjye ubundi wigeze umubona urukumva se umeze umeze neza urarya ukumva rwose umerewe neza nta kibazo hari ikintu watunenze tugomba gukosora ko tumaranye igihe hano ntabwo nzi ngo wenda nimba hari umuntu wakubangamiye cyangwa nimba utarayishimiye sinzi noneho ubimpirikiyeho ari njyewe dukata ngo mugiye kumangura lifting imodoka ngo yapfuye akuzi ko nigeze kuza mu kazi nkumva muri kujujura utuntu nk'utwo ngutwo hako mva ntabwo njya mbashyira amakenga mwabana reka nkubwire lifting narayimuhaye mugeza mu rugo ariko imodoka yari yapfuye simubizi se turageze rero kwa musaza wawe nizere ko ariho ni ahangaha tugiye kumukumangira ko ntabwo twakumangira umuntu tutazi nimba urishuwa neza tugiye gukomanga mwongere muhure nk'abavandimwe muganire mumange niho Sariyora simbizi ongera ukomanga hari wasanga hari ikindi cyumba mugira cyangwa hanze annexes ubwo nimba arimo aratwitaba Iramahire 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 wari wagiye hehe ewe ni wowe uramumenye ese umukuye hehe uramumenye ewe sohoza Iramahire kuki wansize koko Imana ishimwe abantu barahuye nose mbwira umukuye hehe ni musaza wawe none se warakize iki umukuye hehe nari ndwaye umukuye hehe mbwira wari waramubuze Iramahire ahubwo araje anyobora hano rwose arambwira ngo hano ni mu rugo ndi gushidikanya ni mushiki wawe nyine wanze kuki wansize koko none se naragusize ntago none se warakize nari ndwaye iki ese wari ufite ikibazo ikihe kibazo sinari ndwaye nose rati wamusanze hehe mbwira ntabwo ndi kubyemera ntabwo ndi kubyumva neza namusanze ku muhanda gutyo nyine mbona akeneye ubutabazi ndamufata mutwara kwa muganga Gigi bitese Esisha umeze ute neza yawe ngaho nanjye meze neza gake ndi nibereye mu rugo ku kazi se bite narindi kukureba ahubwo ngubu mpamagaye ngeze kuri ofisi yawe ngiye kukureba ntaraza sha ntago naje pe uyu munsi ndumva ntazi ukuntu meze ndumva nameze neza ntago naje mu kazi uyu munsi ubaye amahoro se sha biraho nta birenze cyane ariko nyine urabona mba mfite ibintu byinshi by'akajagari mu mutwe wanjye nkumva simeze neza ndavuga nti uyu munsi reka nduhuke se wowe wahora ujya ku kazi buri munsi navuze ni reka nduhuke nanjye numve
ntabwo ari mpaka ngo njye ku kazi buri gihe nawe ubwo se wowe wahora ku kazi buri munsi nta n'umunsi wo kuruhuka wowe. ikibazo ntabwo wari warabimbwiye kandi ubundi iyo utari buze rwose urabimbwira. sha naryamye nzi ko ndi buze ariko bwakeye numva sinzi ukuntu umeze ndavuga nti n'ubundi rero ntahari nta byangirika reka niruhukire nirirwe mu rugo nduhuke nanjye ndyame ndebe ukuntu mu rugo bimeze ntabwo nahora nza ku kazi rega Gigi buri munsi wowe wahora ujya ku kazi. nyamara ibintu usigaye bimpisha. Gute se kandi nkwishe biki? nyamara ni ukuri mbabona ari ibintu usigaye bimpisha kandi ntabwo ari byo. oya pe nta bintu naguhishe ntabyo gusa nuko numvishe nshaka kuruhukamo nyine. byonyine gusa nta kindi kibazo. nta kindi numvishe meze nk'umuntu ufite umunaniro ibitekerezo mba mfite mu mutwe wanjye ni byinshi ndavuga ni waruhuka nkatekereza neza nkashyira ubwonko ku gihe. ariko ubuze ibitekerezo ndibuka. ejo bundi ndabonye nyibesa na posite. yego ko mana yanjye se Gigi ubu warasaze ibyo se utangiye kuzana ni ibiki ibyo utangiye kuvuga ni ibiki? wabona nyine ibyo bitekerezo bifite neza ntawamenya. mbabarire cyane nta bidasanzwe nta birenze ni ibisanzwe nuko yari ampaye akarifite nyine ngo wangeze mu rugo kubera nubizi ko imodoka yanjye yapfuye se muri iyi minsi harya sinabikubwiye. ejo imodoka yabaye ntabyo wambwiye ndashaka ko hari ikintu kimbwira. tuba twagize akazi mbona uri mu rwego rutari urwanjye. aya pe ntabwo ibyo nabikora ahubwo nyine ubwo wenda byandenzeho kwa kuntu tuba turi mu kazi twajagaraye nibagirwa kubikubwira ariko imodoka yanjye yarapfuye hanyuma IPS yapfuye twarayihigahize twarayibuze ubwo mukanishi nibyo yirirwamo nyine ngo baramubwiye ngo ntago mu Rwanda yahaboneka. none se warambuze kandi narakubuze nose reba hano nsanze waransize njyenyine udusiga mu nzu hano usiga njyenyine urabizi ababyeyi bacu urabizi none se uransize nawe nubwo wenda wari ufite ikibazo ariko ntabwo ndabyumva. ikibazo waje gukira iki nari ndwaye iki? Data niwe wabwira amakuru neza. Ameze neza nta kibazo rwose. Ameze neza. Ameze neza. Sumeze neza. Nari ndwaye iki? Wari ufite ikibazo. Oya ntabwo nari. Cyakoze ndagushimiye no kuri. Oya nta kibazo rwose ibintu bimeze neza. Urakoze ku munsi neza no kuri Imana. Wari ukinyibuka pase. Cyakoze Imana ikora ibitangaza Mana we. Ni unanyoboye hano rwose ngewe ntabwo nari mpazi urumva ko rero ibintu bimeze neza. Nose kakihibuka akaba atazi niba yari afite ikibazo. None se ikihe kibazo ariko? Ikihe kibazo? Nose wowe uzi ko wagiye gutuva hano? Ntabwo mbizi ngewe ntabwo mbizi. Warancitse. Iki? Warancitse. Wavuye hano. Nari nagiye gushaka utwo kurya. Nje ndakubura. Narasaze ndashakisha mu cyaro hose. Ndashakisha no kwa bakurudi bose. Wese ubundi urabibuka. Bose barakubura. Ntabwo muzi. Ntabwo wakumva ukuntu nishimye we mbona ngera umubabe. Muri kumwe rwose igihe kinini nta kibazo azongera kugira muzaba muri kumwe ibihe byose mushirana urukumbuzi nta kibazo gihari. Wowe se umujyana kwa muganga ariko? Rwose twagiye kwa muganga nyine urumva abaganga buriya hari ukuntu batunganya utuntu twabo ibintu bikagenda neza. Kubona atameze neza se? Nta kibazo urumva ntajye bamugisha rwose. Nta kibazo pe nta kibazo. Ntabwo ndi kubyumva ukuntu nyira amahirwe mushiki wanjye rwose nakongera kumubona. Narahebye narakuyeho nzi ko wenda yaba yaragiye bakanamugonga cyangwa se agahura n'ibindi bizazane biraho. Imana iri kumwe namwe igihe cyose. Cyakoze Imana ikora ibitangaza we. Ibitangaza. Ntabwo ndabyiyumvisha n'ukuri. Cyakoze ababyeyi bacu bari mu ijuru ubwo bari kubireba. Ababyeyi barapfuye ntabwo mugira. Ntabwo ni gutya niwe nari nsigaranye. None se ubwo mubayeho gute? Ni gutyo nari mufite ikibazo. Aza kugira gutya njya mu murima gushaka utwo kurya. Aragenda nje ndamubura. Turi kuyishakisha hanze. Ubwo rero boss urumva ntiyanze gakunzira kandi abizi ko imodoka yanjye yapfuye. Nubwo buryo nyine yamayemo akarifite kangeza ku murugo
nta bindi bintu bidasanzwe. ariko kadenga ari basiga ibyo bibazo byose uba waraciyemo simbizi kubera iki nta mwanya nyine nta mwanya uciye impande tukiganiye urumva ikibazo cyawe kimaze iminsi kuko umaze igihe utahana na bosi urumva nyine kubera ko ipiyesi ryabuze okay ndabyumva ndetse kazi kenshi ntidufite imodoka urumva nyine wowe urabizi utware cyangwa habe hari no gutwara ukenewe no gutwara hari gusigasha oya ntabyo pe ko nagenda umuntu mukuru pe oya nta bintu naguhisha ahubwo wowe nyine kurikirana iby'akazi ukuntu bimeze ntihagire ibintu byangirika kubera ko nyine ntabwo ndi buze ahubwo se bose we yaje iyo mpamvu nyine nanjye narigakirisha ako kantu nawe ndabona ntawaje wowe warigize ngo turi kumwe aha menya rero icyo kashaka ari amabanga umva sawa reka mbe nkuretse turasubira nawe urakoze ndabikurikira akazi keza gigiye ukoze ni ukuri kumunzanira oya nta kibazo nta kibazo nta n'umwana wo kwicara basi ngo oya nta kwicara urumva amasaha aba ari kugenda ahubwo nawe ntabwo ndagusiga buriya ntabwo nagusiga hano nk'ahangaha ushaka kunjyana mwese ndabatwara ndabajyana ubu tujyana hese aho turagenda hakwereka nyine tugezeyo nkusobanurire nta kibazo Imana igira neza reka none nambare cyaka n'ibyenda nze tugende wambara vuba vuba ibyenda byo byihoreye bindi none se nawe tugiye kujyana turajyana ntabwo namusiga hano hariya handi twavuye yego niho tuzaguma ntabwo namusiga hano none se nawe tuzaguma nayo yego muzaba muri kumwe tubane nawe ukomeze umere neza sibyo turebe ukuntu ubuzima bwahinduka ahantu ntabwo ngiye nahabasiga rwose none se ubwo urabona nawe ntabwo abayeho neza sibyo ubu se nta n'ubwo wamenya nimba narya nta n'ubwo wamenya reba nta n'ubwo yari yambaye none se ubwo ngubwo ninde uri busigare ahangaha ko ari we wenyine hari ikintu cyasigaye yatwara wenda cy'ingenzi ngo yakingaho twazajya tuza kuhasura mukaza muhasura ariko ubu muri iyi minsi turaba turi kumwe hariya none se azaguma hariya n'akazi afite yewe wowe umva umusore harya ni rudomoro yitwa nde umva oya mbara shyiramo agapira tugende urakorera dushe mu rugo nta kibazo shyiramo agapira tugende uri gutinda nta kibazo rwose muze ari mu rugo sobonye ko mfite ibyumba byinshi se azafata icyumba ufata ikindi nta kibazo mva ku kazi mpabasanga mbona mumeze neza nuko ubuzima buhinduke oya nta kibazo musore wanjye ngwino tugende shyiramo agapira gusa tugende ibindi tuzareba ibyo ari byo nyuma sureba se kinga aho ngaho uzajya unyaruka gutya urebe ko hameze neza wongere turahasize nta kibazo hari ikintu cy'agaciro usizemo cyane oya ntacyo kereka imyenda wenda imyenda twashaka n'iyindi nta kibazo twagenda nta kibazo mushiki wanjye rwose nongeye kumubona turagiye rero tugiye handi nyine tu none se ubu ngubu ko nawe umujyanye ko wavuze ngo tuzajya tubana ubu mama wawe sari burakare kubera yuko na cya gihe yababaye kubera wanjyanye oya nta kibazo uri kubona buriya yageze aho nyine araciringa ariko uyu ni umusore ntacyo bitwaye rwose azabyakira birangire nk'uko bya bindi byarangiye nta kibazo azabigiraho rwose nta kundi niba ari bubyakire arabyakira nta kibazo ahubwo ka musore washoje se kwambara ka gapira urakoze cyane n'inkweto wakoze cyane oya nta kibazo rwose urasa neza ubwo rero turagiye tugereyo
ntugire ikibazo musore we, nta kibazo. Alexis, karame. mvura y'umubwiye mwana wanjye. Dore nsigaye nkubwira ntunyumve. Urumva? Guteze. Reba ejo bundi ibintu wakoze. Waragiye uzana ikintu nazo aho kiraruje, uburakizanye ngo ni umugore. Njyewe? Bigaragara ko umaze kuba umusore, umaze gukura rero. Nzana iki? Uzanye umugore. Ni ibintu navuzeho kuva kera na mami. Wakuze nyine, wakuze. Igihe kirageze rero mumvire mu rugo. Ariko dadi, ndumva ariko atari uko wabigenje, ariko ndumva nta kibazo cya danje cyane. None ubwo uragira mbigenze ute? Ko twarakwicaje turakubwira ngo kutwumva. Mama warakwicaza arakubwira ngo kumwumva. Mwana wanjye, urananiwe baye ikirumbo pe. None aho bigeze, nge nkaso. Urakuze, uri umugabo, genda umvire mu rugo. Ariko se dadi, life yo hanze nawe urayizi. Ubu urashaka kunkura mu rugo ngo ngende njye dadi. Life yo hanze ndayizi. Iyo uza kumenya ko igoye, warumvise ibyo tukubwira. Reba muri runo rugo, nta mahoro akihaba. Nge na nyoko twusigaye dufitanye amakimbirane. Basi mama amahirwe yanyu. Oya, urakuze uri umugabo, genda ushinga urugo rwawe. Umvire mu rugo ngiye ugende rwose. Aho bigeze, tumaze kukurambirwa mwana wanjye. Nta kintu tutakoze, twarakwigishije, ariko waratunaniye. Dadi wambabari. Oya, genda umvire mu rugo. Kandi nafashe umwanzuro ntabwo nisubiraho. So dadi, nyuma y'ubuzima nkunda. Nafashe umwanzuro ntabwo nisubiraho. Ubu nyuma y'ubuzima mvuye aha ngaha ndabaho gute koko dadi wambabari. Urabaho ute? Iyo ubimenye uba warabashije kutwumva. Basi nyumva bwa nyuma. Oya, ugenda ujye utangire ubuzima bwawe bwite, ukore ibyo wumva ushaka, kuko kutumva biba byarakunaniye. Hageze rero hano ni mu rugo, navamo tukagera mu rugo. Ni hano. Bakingura gutya, ukoraho gake rwose nta kibazo, nta bintu byo gusunika. Hano twahageze. Niyumvemo ikaze rero, hano niho mu rugo. Kuki udakinguka? Oya, hano nta kibazo, ubwo byarangiye aho ngaho, sibyo? Niyumvemo ikaze, hano niho ugiye kujya ubana na mushiki wawe, umufashe ave muri iki gihe kitamworoheye, mukomeze ni hano, ni aha ngaha wahageze, ni aha ngaha. Afite n'icyumba cye, nawe ndaguha icyawe, ndaguha icyumba cyawe, nta kibazo rwose. Mwiyumvemo ikaze, ibintu byose birimo, nta kibazo uzagira, imyenda uzahindura, ntabwo uzakomeza. Bimeze bite? Ni hano, ni aha ngaha. Ni aha ngaha. So umusaza wawe rero ugomba kumuha ikaze, ukamutembereza inzu yose, ukamwereka saramanje. Yego. Inzu yose? Yego, ni aha ngaha. Yego, ni aha ngaha rwose, wiyumvemo ikaze, sibyo? Hari ikibazo? Ni aha ngaha. Ubwo rero igikurikiyeho ni uko uramutembereza, umunyuza ahantu hose, umwereka aho turira n'aho agomba kurara. Iyi nzu nigeze kuyibona muri filimi ya Krishna. Oya, aha ni mu rugo, hano nta kibazo rwose. Ni karibu njya kukwereka icyumba cyawe. Reka nkubaza, ubundi kuko turetse kubeshyanya, urabona uriya mukobwa hari uzanye, uriya mukobwa azavaho umugore cyane icyomanzi kiri aho ngaho wagiye uturagura ku gasozi? Dadi, ntabwo ari icyomanzi kuba naramuberetse, njye nuko namukundaga. Umukobwa wishushanyijeho ibintu akaza mu rugo rwanjye. Rwose ibyo bigaragaza iki dadi? Wanyumvishe basi. Umukobwa w'umusinzi utabasha kugenda uhagarara, nta n'isoni munagira mukaza mukinjira mu rugo kwa so. Ese yite niyubashye ntabwo bahaza. Ase ibyo bintu byabaye. Nta nubwo bana ababyeyi bawe. Ibyo bintu ntabwo byabaye. Muza mugenda muhirimanga mwikubita hasi. Ibyo bintu ntabwo byabayeho. Nta soni muri wa mama byabayeho. Ntabwo byabayeho. Warabyibagiwe. Duhirimanga gute se twe twakoze iki? Ntabwo mwaje mwasinze.
muteza akavuyo mu rugo rwawe twebwe ngo uje kutwereka umukaza ubundi uriya wamukuye wabuze abakobwa bazima bafite umutima. ariko dadi ndumva nta kibazo kirimo gikomeye hanga. Ikibazo kirimo gikomeye ndetse cyane. Nose urashaka bigende gute? Njyewe naragusobanuriye. Njye nakubwiye sibyo? Uri umusore umaze kumva ijwi ryaraje wararinize agatuza karaje sinyivuga. Njye ndashaje mwana wanjye. Mvira mu rugo ugende ujye kuba ubuzima wumva ushaka. Nose numva ndakuraho ubundi buzima dadi. Ndakuraho ubundi buzima. Basi mbabaye. Urishoboye nese se ushaka gushaka umugore. Uzashaka uryo uriya mugore wawe mwibere ubuzima bushaka. Basi mbabarira bwa nyuma. Oya, mvira mu rugo ugende. Dadi ntago nzongera. Mvira mu rugo shaka. Basi mbabarira dadi. Oya cyagenda. Bisa n'ibiki. Haguruka sha haguruka ugende. Ntago nzongera. Dore urakuzura umugabo sha haguruka. Haguruka sha. Mbabara basi ntago. Iyi mikino wamufite ubundi. Bwa rimwe gusa ntago nzongera. Oya ntabwo bishoboka. Nafashe umwanzuro kandi urabizi nawe njya nisubiraho. Ubuse nitsoka ngangagenda. Kuko agasuzuguro kawe nakarambiwe. Nitsoka ngangagenda. Ndakura ubundi. Ufite akazi? Akazi nagafite ariko ntago kama. Ufite akazi? Ntago kama. Urashaka gusinda? Ntago kama. Urashaka no kujya mu ndaya? Nta ndaya njyamo. Rero ikiza muri ibyo ngibyo genda ujye kwibana ukora ibyo wumva ushaka mu gihe ubishakira. Naho njyewe nka so ntago byashoboka ko nakongera kukurikira mu rugo rwanjye uri umusinzi uri ikirara. Ntabwo bishoboka. Daddy listen to me. Nta ndaya njyamo. Nta ndaya ujyamo? Nkora akazi. Uriya mukobwa yashushanyijeho ibintu mu gatuza no ku maguru n'ibiki yarishyize. Biriya ntabwo aricyo bisobanuye. N'undi yabyishushanyaho. Ntabwo ujya ubabona Daddy. Iriya ni ikayi. Yari ni ikayi yiyanditseho. Please. Ntabwo ari ikayi ariko n'abandi babyishushanya. Biriya nibyo bita tatuwaje. Urakoze cyane. Ibyo bya tatuwaje simbisi. Sibyo? Ariko icyo njye nakubwiye sinongera kwisubiraho. Nakubwiye ngo mvira mu rugo uri umusore urakuze genda ujye kuba ubuzima bwawe wiga n'ubwenge bwo kubaho. Umusore wiyumvemo ikaze hano ni mu rugo. Hano rwose nta kibazo wahagirira. Mushiki wawe muri kumwe arahaza no kukwereka n'icyumba cyawe. Ni hano yabaga. Ni hano rwose. Hano afite icyumba nawe ugomba kugira icyumba cyawe nanjye icyanjye kiri hano inyuma. Nta kibazo. Izi ni intebe. Ndazibona muri televiziyo. Jya urabona na televiziyo? Yana televiziyo y'umuturanyi. Rwose ubwo ni aho ngaho wahageze rwose. Ikibazo. Hari kwa Mutangana bitaga televiziyo. Njya kurebayo. N'amafilimi njya mbona inzu nk'izi. Ntabwo nari nzi ko nanjye nayigeraho. Wumve rwose hano ari mu rugo wisanzure. Bakwereka aho uzajya wogera, aho hari n'ikibuga cyo gukiniramo umupira. Ukore siporo umusore mwiza nyine wo mu mujyi sibyo? Ni hano tugiye kujya tuba? Ni hano rwose. Intebe ni nziza pe. Mfite n'inzu nziza. Nta kibazo. Urakoze kabisa. Nta kibazo. Tukuye kure. Nyiramahirwe ni hano wabaga? Ni ahangaha nabaga. Nonese wari waransize ni hano wiberaga? Ni hano rwose. Ni hano wumve ko nawe ari ugiye kuba muri iyi minsi. Nta kibazo. Ntabwo se ubu ni wowe ntabwo ntabyemera neza. Warakize neza. Nk'iki? Nakomeje kubona witonze. Nari ndwaye iki se? Oya nta kibazo rwose ameze neza. Mushiki wawe aratuje ni umuntu umeze neza cyane nta kibazo afite. Ngimeruka acika niwe nari mfite urumva. Oya bameze neza. None se nagucitse njye. Ibyo bindi byo ntabwo tubizi. Nari ndwaye. Wowe wari ufite ikibazo? Nta kibazo afite. Uri kubona hari ikibazo afite. Yaje anyobora iwanyu arangezayo. Kumva hari ikibazo afite se? Yarakize.
uzi umubona se afite ikibazo meze neza ntabwo yarakize iriya Imana ikora ntabwo ibitangaza njye nari ndwaye ikize nakize iki none se uri kuva mu rugo ntabwo mbyibuka uri kuvuga ko yakize kuba asigaye aba hano se nawe ubwo wakize nyine oya sibyo se acika niwe nari nsigaranye nagiye ubwo gushaka ibyo imuhaho kugira ngo turebe uko twanarya ngarutse ndamubura ahubwo dewo rero wari unacitse ntakubwiye buriya maze iminsi mbitekerezaho cyane nkumva nta n'impamvu ntabikuganirizaho urabizi uri inshuti ya muzehe uri inshuti y'umuryango kandi nawe uri umuntu nisanzeho rwose ku buryo nakuganiriza ikintu icyo ari cyo cyose rero buriya bintu muri iriya minsi twaganiraga buriya nayo ndi seriye nubwo bose wagendaga usa nkaho kunyura ku ruhande ubisigasira unyereka ko utabishaka ariko cyane n'umutima wanjye nkamanya nawe ko uriya mwana nsigaye gukunda bavuga wa mukobwa urukomeje bya bindi bavugaga nkomeje ntabwo bitoroshye urakomeje muzehe yarakwemereye neza se ubu hariya wabimubwiyeho akubwira gute muzehe nta shida ahubwo buriya umubyeyi mama wenda niwe wabigiraho ikibazo ariko nawe ubona azagera akabyakira aho ugiye numva nawe imanje kuganirizaho ngo numve icyo ubivugaho mbese numve ko numve rero yewe ukuntu mbibona n'ukuntu byumva nubwo bwose bitoroshye nakuganirijeho mbona ntabwo ukeneye kubyumva wowe ubwo wifatiye umwanzuro ndabona wamaramaje ndabona udakeneye kumva ubwo nyine ndabona nta kindi kintu nabikoraho pe ubwo ikizakurikiraho umwanzuro n'uwawe ibindi byo ese nawe umuntu twaramuvuje arakira none ubu yaragarutse mu buzima neza nyine yibana n'umukobwa uteye neza umeze neza afite uburanga afite n'urebye niyo umubajije n'utuntu wabona nyine ari ku murongo nyine yaragarutse mu murongo neza ubwo rero n'ubundi ikintu cyatumye n'ubundi ijya kumufasha wabona aricyo cyakomeje kunkurikiranamo nkumva hari umutima ndi kumva nshaka kumugaragariza nkumva nyine bindimo pe ntabwo ari ibintu nihatamo ngo wenda ngo ni impuhwe cyangwa iki ahubwo mba numva ari igice cy'ubuzima bwanjye numva rero ariwe twakomezanya tukabana rwose ibintu bikajya mu murongo urabizi ko nta wundi mu girlfriend igiharo nirigeze nkwereka kandi mwaramuncanaho umuriro ngo twereke umuntu ngo ese ko atagira icyo yibwira ubu inama wajya gukora na Mary wanjye uzi ngo ntabwo nabigeraga nkabimenya nubwo ntabimenyaga muri picture nini ariko makuza reka nkubwire buriya urwego ugezemo n'ukumva n'uko nguko umaze gukura pe uriya mwana mbere sinabonaga yuko ari ibintu sinabonaga yuko nyine yaba akubereye hari uburyo mwabikoramo ariko ubu ngubu umaze kubona ko umaze kumaramaza neza burundu kabisa umaze kubona ko hari umwanzuro wafashe ntakuka kuko igihe uhereye bimbwira ndabona yuko ibintu byafashe indi ntera rero ndabona nta bundi buryo byagendamo umwanzuro n'uwawe umaze gukura ubwo ndizera ko washishoje neza nta bundi buryo twabikoramo rwose penge nkamanya n'umutima wanjye ko nta n'undi mukobwa numva uzarenga uriya rwose mba numva kugeza ubu ngubu rwose igice cyanjye cy'ubuzima nsigaje nagumana nawe mba numva mbese niyo ngiye no ku kazi mba numva mutekereza numva nagasibi icyo ubundi ni urukundo rumera cyangwa n'ibindi simbizi bamutekereza ariko rero nta kundi nyine ubwo ngubwo urukundo ni uko rwakwatsemo ngo niba warakunze ibidashoboka ariko ibyo ari byose nawe uri mukuru uzi ubwenge wararebye buriya ubona ntari bibi